Niyo update ku bantu bakoresha YouTube channel ziri monetize. Ubu ngubu nk'uko mubibona hano hejuru hari notification twahawe itubwira ko dushobora kugira gute kwemeza kugira ngo ama ads yacu ajye agaragara kuri short video nyine turiya video duto, kuko baduhaye message batubwira ko umuntu utazabyemeza bazamwambura monetize. So tugiye kureba hamwe ukuntu babikora neza cyane. Nk'uko ubibona aha ngaha tugomba kwemeza aya mategeko n'amabwiriza kugira ngo dutangire kugira gute kwinjiza kuri short view. Ibi byose ni ibintu ushobora kwemeza, ibijyanye na membership, super. Ibi bindi ubikorera hehe? Kuri YouTube studio dukoresheje Google Chrome. So rero icyo ikijya mbere aha ngaha tugiye gukora ni uko tugiye kwikorera iki, tugiye kwikorera izino short zonyine gusa. Niyo mpamvu nakubwira ngo ukore subscribe kuri channel yacu, kuko niho uzajya ubonaho ibintu bishyashya gusa. Niyo update uko zikorwa muzamuzibona hano kuri YouTube channel yacu. So reka tuze tugire gute, tuze twikandira hano handitse ngo get started. So kuri get started rero urasoma hano review byose urangiza ukande hano handitse akajambo ka review. Muri kugakandaho hari step zigera muri ebyiri. Step ya mbere tubanza dukande kuri review, usome terms and condition, ibigenderwaho usome witonze kugira ngo utazahura n'izo mbogamizi z'amategeko n'amabwiriza. Ugenda umanuka, ugenda usoma ijambo kurindi kugira ngo nyine wemeze ibintu babanje kumenya, kuko hari n'igihe ushobora kubyanga bitewe n'uko wowe ubishaka. Mu gihe rero wumva utabyemeza urabyihorera, ariko ngiye kuko mba numva ashaka kubyemeza ndakanda hariya clicking and accept. Iyo ukanze accept nyine uba ugeze gute, uba wemeje amategeko n'amabwiriza. Accept, sorry ni internet yanjye yari mwambanye ariko ndabona bikunze. So urabona ko base terms tumajije kuyemeza, tugiye kugera ku yota watch page terms. Iyi ngiyi nayo ishobora gutuma winjiza amafaranga mu bijyanye na watch page. So nayo tugiye gukanda review, nayo dusome terms and conditions zayo, tuzirebe nyine tuzisome tuzumve, niturangiza nazo tugire gute dukande accept, duclicking kuri kano kantu k'akadirishya, none dute dukanda accept kuko twamaze kwemeza terms and condition. Iyo urangije ntabwo biba birangiriye aha ngaha, n'ubundi hari ugusubmitinga izi watch page, izi no base na watch page terms, none tukagira gute tukazisubmitinga. Turakanda hano hantu handitse ijambo submit. So urabona start earning from short feed, you can turn on short. Then urabikora, uzaba ubikora cyangwa se urabikora ubu ngubu. Twebwe tugiye kugira gute, tugiye guhita tubikora ubu ngubu, ko batubwira ko twagakwiye gutangira ku ya mbere y'ukwa kabiri, ariko twebwe tugiye kugira gute, tugiye gutangira ubu ngubu. Gusa nyine bizatangira kwa ziriya tariki, ariko twereka dutaninge ubu ngubu kuko nicyo gihe tubikoreye. Yenda icyo gihe ku ya mbere y'ukwa kabiri bazatangire basanga twe twarabyemeje ibintu bimeze fresh. Niturangiza nyine nawe twemeze accept terms and condition, then ibintu bibe bibaye iki tayari. Urabona ko short feeds ads iri active, ushobora kubona amafaranga from ads of YouTube Premium kuri short feeds. Namwe mubikore kandi mukore subscribe. Thank you for